26 Mata umwaka n'ibihumbi 2025 warabyiboneye rwose nako wenda wari usanzwe unabizi ariko wongeye kubyiyumvisha ko Kiliziya Gatolika ifite imbaraga utagereranya n'izandi madini. Bigenzure neza urasanga nta wundi mukuru w'idini wigeze gutabaruka ngo isi yose mu ndimi zose zinyeganyezwe n'ibyo gupfa kwe. Ese kandi n'induzi mu bahagarariye amadini wigeze uherekezwa bwa nyuma n'ingeri zose, abakomeye uhereye ku bakuru b'ibihugu by'ibihangange ku isi n'abami n'ingoma kumanuka kugeza kuboroheje. Bamwe babigize impaka bati ariko ubundi Kiliziya ni iki, ko bisa naho ari politike yigendera gusa ariko kandi ibyo ntibirangiriraho gusa, bigasa naho ifite amabanga karunduri yamiye ndetse akaba amayobera yimbitse. Ibyo byose bikaba urujijo rukomeye cyane ko hafi ya buri kimwe cyose kibazwa abayoboke bayo yewe n'abashumba bayo hari bimwe batangaza ndetse bagatanga impamvu zifatika ko bidafite aho bihuriye n'ibyo rubanda rwibaza, ariko hakaba n'ibindi bigirwa ubwiru burundu ntihagire n'ugira icyo bivugaho namba. Byose byiswe amabanga ya Kiliziya Gatolika na Vatican muri rusange. Uhawe ikaze muri iki kiganiro twahitiyemo inyito y'ibyiswe amabanga, naho njye ndi Benita Giraneza Uwera, urisanga kuri BGU Space. Impaka z'urudaca zirimo zazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ubwo hacicikanaga amavideo yaranze ubuzima bwa Papa Francisco akiri mu w'abazima. Benshi bahurizaga ku kuba yari umuntu wagiraga umutima uciye bugufi cyane kandi ngo yari udasanzwe. Ibyo byo rwose ntibyigeze biba impaka, dore ahubwo icyabaye impaka. Bamwe bati ariko na n'ubu Kiliziya yakomeje guhitamo kwita Papa nyir'ubutungane. Ese ubundi kuri iyi si ninde wakabaye yitwa nyir'ubutungane? Ninde utunganye kuri uyu mubumbe w'isuku w'isi? Cyangwa ahubwo ubutungane bwakabaye ubw'Imana gusa? Icyakora ibyo nabyo bakanabitangaho izindi ngero z'uko usibye na Papa n'abamunsenyeri ari ba nyir'icyubahiro kandi rwose ari uko isi yose bahamagara. Ibyo byakomeje guteza impaka kandi rwose ni no kuva kera nuko ahubwo byari bigarutsweho. Nyamara ibi icyo Kiliziya bivugaho nuko kwita umuntu nyir'ubutungane biterwa n'icyubahiro n'inshingano afite zo kuba icyitegererezo mu kwemera mu bugingo no mu murimo wo kuyobora abakristo bose ku isi mu izina rya Yezu Kristo. Kiliziya ifata Papa nk'umukomisiyoneri wa Yezu Kristo. Yemera kandi ko Papa ari umusimbura wa Mutagatifu Petero intumwa Yezu yahaye inshingano zo kuyobora intama cyangwa se n'abigishwa be. Nyamara ariko nanone muri Bibiliya ntagatifu nta hantu na hamwe hagaragaza neza ko mu gihe Yezu yahaga ububasha Petero bwo kuragira intama nk'uko twabivuze yigeze amubwira ko bizajyana no kuba zitwa nyir'ubutungane. Ahubwo Bibiliya igaragaza ko rwose Yezu yari azi neza ko Petero yari umunyantege nke, ko nubwo yamukundaga cyane ariko yarangwaga no kwirarira bivanze no guhubuka. Gusa nyuma ya byose akaba umuntu wicisha bugufi cyane, akamenya no kuzirikana cyane amakosa ye, akagira urukundo rwinshi. Bimwe mu bigaragaza ko Petero yirariraga kandi agahubuka n'urugero rw'ukuntu yadukira umwe mu bari baje kwataka Yezu akaba mu kasugutwi. Mu kubikora kandi ntiyabanje gutekereza icyo Yezu yari kubikoraho no kubibabwiraho nk'umuntu yari azi ububasha n'ubushobozi buhambaye. We yahise yadukira ugutwi agushikuzaho. Uretse n'ibyo, muri ibyo bihe byari bigoye ubwo bari kumwe na Yezu, niwe wasamiye hejuru umwigisha we akivuga ku by'abazamwihakana ati reka rwose njye ntuzambare muri abo bakwihakana mwami. Nyamara bukeye bwaho nibyo yakoze. Iyi myitwarire ya Petero byashoboka ko ariyo yatumye mbere y'uko Yezu amuragiza intama yabanje kumusubirishamo inshuro nyinshi amubaza ko amukunda. Mu gitabo cya Yohana 21:16 yamubajije inshuro zirenze imwe ko amukunda, arangije ati ragira inama zanjye Petero. Ibi bigaragaza rwose ko Petero yari umuntu udatunganye pe. Binagaragaza ko kandi kuba Yezu yaramuhisemo ngo azamuragirire intama atagendeye ku kuba yarabonaga ko atunganye, ahubwo kuko wenda yabonaga afite umutima umenetse uciye bugufi cyane kandi akagira ishyaka n'imbaraga zo kurwanirira intama. Ndetse nawe ubwe Petero ntiyari gutinyuka kwiyita utunganye. None se ubwo noneho ko Papa ari we wasimbuye Petero nk'uko Kiliziya bivuga, nyir'ubutungane ninde wabizanye? Ni Yezu? Ni Petero? Ni Imana ko nayo yitwa nyir'ubutungane? Cyangwa se ni idini muri rusange?
Icyakora hari ibyanditswe bivuga ko nayo ubwayo ifuha kandi ntawe utunganye nkayo. Nanone hakabaho n'ibindi bivuga ko ikiremwa muntu kiremwe mu ishusho yayo, bivuze ko hari abantu bashobora kwigana kamere yayo bakagerageza gutera ikirenge mu cyayo, ariko nabwo ntibatungana nka 100%. Iyo bigeze ku bamunsenyeri bitwa abanyiricyubahiro kandi ahubwo hari abavuga ko bakabaye bitwa abaciye bugufi, aha naho Kiliziya ivuga ko bitwa ko kuko irari izina igenera buri muntu wagaragaje umurava, ubudahemuka n'umutima mwiza mu murimo w'Imana, agahabwa icyubahiro cyihariye n'icyemezo giturutse Vatican. Ibi byose hari abavuga ko Kiliziya ubwayo izi impamvu zikomeye zitarimo zisobanura ku bijyanye n'impamvu nyamukuru abayihagarariye bitwa amazina akomeye kandi intama zikanabunamira, yewe bakagira ibyiciro byinshi bitandukanye mu bihaye Imana, aho bihera kuri padiri, munsenyeri, karidinali kuzageza kuri papa. Ibi bituma bamwe babyita amabanga akomeye ya Kiliziya na Vatican muri rusange. Ibindi byiswe amabanga ya Kiliziya na Vatican ni iby'amabanga y'ububiko bw'ibanga, Vatican Secret Archives, nubwo Gatolika bikomoka ku ijambo ry'Ikigiriki Katholikos risobanura rusange cyangwa y'abantu bose. Ku rundi ruhande si kenshi uzabaza umuyoboke wayo ibyayo bitari ibibera imbere ya altari gusa ngo azabigusobanurire mu buryo bufite ireme. Kiliziya ifite ububiko bukomeye cyane bw'ibanga bwitwa Archivum Secretum Vaticanum, burimo inyandiko z'amateka y'abapapa kuva mu kinyejana cya 8, amabaruwa y'abami, abategetsi ndetse n'abanyapolitiki. Hakazamo kandi ibirego by'abantu bashinjwa ubutagatifu butemewe cyangwa se ubupfumu. Hakaza kandi iz'amakuru ku bijyanye n'uburenganzira bwa Kiliziya. Abantu basanzwe ntibemerewe kubyinjiramo keretse abashakashatsi bashobora kubihererwa uburenganzira, nabo ntibahabwa byose. Muri za archive z'amabanga kandi harimo izerekeye ubuhanuzi bwa Fatima. Mu 1917 abana batatu bo muri Fatima cyangwa se muri Portugal bavuze ko babonekewe na Maria, bavuze ko bahawe ibanga rigizwe n'ibice bitatu. Ibice bibiri byo byaje gushyirwa hanze, nyamara icya gatatu cyo gitinda gushyirwa ahagaragara. Bivugwa ko cyaba kirimo ubuhanuzi bw'amakuba wenda y'abazagura Kiliziya, abapapa n'isi muri rusange. Hari abemeza ko icyo gice kitarashyirwa ahagaragara cyose uko kiri. Muri za archive kandi harimo inyandiko zijyanye n'ubucuti bwa Vatican n'ubutegetsi butandukanye. Amateka agaragaza ko Vatican yagiye ikorana n'abategetsi batandukanye, harimo na bamwe bashinjwaga kwica cyangwa gukandamiza ikiremwa muntu. Abantu bamwe na bamwe kandi bashinja Kiliziya kutamagana jenoside mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Yewe si naho gusa, kuko nka jenoside yabaye mu Rwanda bivugwa ko Kiliziya yabaye ku isonga mu bayitije umurindi. Ibi bituma hari abayishinja ko yagize uruhare cyangwa se yirengagije bimwe mu bikorwa by'ubugome iyo ku muntu ryahuye nabyo. Ibirego by'icarubozo n'ihohoterwa rikorerwa mu ibanga nabyo biza mu byiswe amabanga ya Kiliziya cyangwa se ni Vatican muri rusange. Mu myaka yashize hagaragaye amadosiye menshi y'abapadiri bashinjwaga gusambanya abana, kubakoresha ku gahato, bakabakoresha imirimo ivunanye cyangwa se bakababwira nabi, ndetse nyuma y'ibyo byose Kiliziya igahishira bene abo bantu. Ibi byagize ingaruka zikomeye ku isura ya Kiliziya mu bihugu byinshi. Irindi banga ryihariye bisa naho abayoboke ba Kiliziya nubwo muri rusange byitwa ko batari bakwiye kujya mu muhezo wa buri kimwe ku byerekeye Kiliziya, nibanze ku buzima bwihariye bw'abapapa n'abakaridinali. Abapapa n'abakaridinali baba mu buzima bwihariye, harimo yewe nibiza ku isonga mu guhitamwo kwabo, aho bikorwa mu ibanga rikomeye bise conclave. Abakaridinali kandi yewe n'abapapa hari ibyo batemewe kuvuga, nk'amategeko y'imbere muri Kiliziya, imishahara, imitungo yabo n'inzira banyuramo kugira ngo bafate inshingano runaka. Ikindi kiri mu byiswe amabanga y'i Vatican na Kiliziya muri rusange ni umuryango w'ubucuruzi wishe inyuma y'ukwemera. Nubwo Kiliziya ari umuryango w'iyobokamana, hari aho imikorere yayo yegeranye cyane n'ubucuruzi. Icya mbere bivugwa ko ifite ibigo by'imari byinshi, amabanki, imitungo y'ubutaka n'inyubako zikomeye, kandi ibyo byose bikabera ahantu hagutse kandi hatoranyijwe. Yewe ngibi byanaba ari byo bituma abakuru b'ibihugu benshi bakunze kuba inshuti cyangwa se bakegeza cyane abi Vatican, kuko bazi yuko ibi bikorwa byabo bibaye bidahari hari icyo byahungabanya, ndetse yewe cyane ku bukungu bw'ibihugu bitandukanye
bitandukanye, ibyo bikaba byakwataka isi muri rusange. Hari amafaranga menshi aturuka mu maturo, ubukerarugendo, ubucuruzi bw'ibitaro no mu mashuri. Hari kandi bimwe mu bikorwa Kiliziya ikora bifite imigenzo n'ibisobanuro byimbitse ku buryo abaturage basanzwe batabisobanukirwa neza, nk'isakaramento ry'ubusaseridoti, imihango y'amasengesho ya misa z'ibanga, gukoresha indimi za kera nk'ikilatini n'ibanga. Icyakora nanone hari benshi bavuga Kiliziya uko itari, by'umwihariko bakibasira abashumba bayo bavuga ko hari ibyo bemeje gukora byateza impagarara mu isi, nyamara bahimba bakanagoreka ukuri ku mvugo zabo. Urugero ni nk'ukuntu bamwe bigeze kuvuga ko Papa Francis yemeje ko Kiliziya izajya isezeranya abatinganyi cyangwa se abana bahuje ibitsina bakaba nk'umugore n'umugabo, nyamara we imvugo ye yari uko ahubwo we abona ko umugisha ukwiye buri wese, ariko nanone udakwiye guhabwa abantu bagiye kubana bahuje ibitsina. Yongeraho ko kuba umuntu ku giti cye nta kibazo kibirimo, cyane ko nawe aba ari umuntu ukwiye kugirirwa imbabazi nk'abandi bose bacumura ku Mana. Ibyiswe amabanga ya Vatican na Kiliziya muri rusange ni byinshi abantu bakunda kuvuga, byaba ibyo bita ko bari ukuri bakabitangira n'ibimenyetso runaka, cyangwa se n'ibyo bavuga badafite ibimenyetso na bito. Kuri uyu munsi ibingibi nibyo byari iby'ingenzi twabahitiyemo ku byiswe amabanga ya Kiliziya na Vatican muri rusange. Ni nanga dusoje ikiganiro, mwakoze kubana natwe. Turabitsa ku gitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.